Bamwe mu bahinzi bavuye ku isuka bo mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba ubu bakaba bahingisha imashini. Baravuga ko kwisunga ikoranabuhanga mu buhinzi bitanga umusaruro ugaragara kuruta guhinga mu buryo bwa gakondo. Ibi ngo ni nako bimeze ku bakodesha imashini bagakorera abandi, kuko ngo imashini ikora vuba kandi amafaranga akaba make ugereranyije n'abakoresha amasuka. Ntangire guhingisha imashini nabonyemo inyungu kuko nabonye umusaruro uhagije ugereranije nuko nahingishaga amasuka. Abahinzi barampendaga kurusha imashini. Nashoraga ibihumbi nka 500 ku bahinzi kandi singire umusaruro mbona, ariko ku mashini ntago ndenze ibihumbi 300 kandi nkabona umusaruro uhagije kandi akazi kakihuta. Ugereranyije ko ndi umugore mfite intege nkeya, mfite imirimo myinshi integereje, ubwo ku mugore mbona hari ikintu byatugabanirijeho. Abahinzi twajya dukenera imashini zo gukoresha tukazibura, ariko imashini ziratwegereye tuzibona. Uburyo bwo kuzikora maintenance ikaboneka ziri hafi kuko zitwegerejwe. Nk'abahinzi kuzibona twatumaga hanze bikatugora, yapfuka komba ku Kigali uzagasata ukageza bigakoreka bikavuna cyane, ariko ubu bizitira twegerejwe. Uburyo kuzikora buri hafi n'abatekinisiye bari hafi, nta ngorane tugifite. Jewe nkoresha tractor, ahubwo nje nka verisa muri Hero Tractor mbona amafaranga aruta yo mpereza Hero Tractor. Abasha gutuma umuryango wanjye nkakora n'ibindi business ku ruhande zimfashiriza umuryango n'ibindi. Mu karere ka Kayonza, ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi RAB ku bufatanye n'ibigo EIFA na Hero Tractor hatangijwe uburyo abahinzi bazajya babona imashini zihinga ku buryo buboroheye, kuzibonera ibyuma bisimbura ibishaje, kuzikanika no gushyiramo ikoranabuhanga ryiswe Pay as you go, aho umuhinzi azajya yishyura bitewe n'uko akoresha imashini. Umuyobozi wungirije w'ikigo RAB Dr. Wituje Solange avuga ko izo ari inyungu zije zisanga umuhinzi mworozi. Kuzamura umusaruro kuko tuzaba twahingiye igihe, kuko ibyo twabonye hano harimo amamashini ahinga, harimo abagara, harimo atera imiti, harimo n'asarura. Bizagera rero bituma duhingira igihe, dusarura igihe, twunikire ku gihe. Ikindi bizatanga n'akazi. Ikindi ku ruhande rw'aborozi bazahabwa nabo uburyo bwo guhunika ubwatsi bwabo. Hazaza amamashini twita za bera mashine zihagije, hazajya haboneka imashini zishobora kuvomera amazi aborozi mu gihe gikenewe. Imashini dukata ubwatsi hari igihe aborozi bajyaga bananirwa kutwigurira umuntu ku giti cye, ariko hano tuzajya tuba duhari dukodeshwa. Ubu buryo bwo gufasha aba bahinzi kubona imashini zihinga biboroheye bukoreshwa hirya no hino mu bihugu 16 byo muri Afurika, Aziya n'Uburayi guhera mu myaka 10 ishize. Jean Veman Ishimwe, Unique TV News, Kayonza.